ese utuye muri Kristo Yesu? Ese ugeze he ukorana urugendo shuri cyangwa se wigana na Mwuka Wera? Ese wemera gusiga byose ku bwa Kristo? Bene data, hari ibintu byinshi bitari mu bushake bw'Imana. Idini usengeramo ubarizwamo ritazigera na rimwe rikubuza gukora. Welcome to Gospel Hub TV. Hear the word of God. Turabakiriye mwese mukurikira Gospel Hub TV, turabakiriye namwe bashyashya mugeze hano bwa mbere, tubabwira ngo hano tubacisha ubutumwa buvuga ijambo ry'Imana. No munsi rero twongeye tugarukanye n'umuvugabutumwa Evangelist, twamwakira nawe akatubwira. Murakoze cyane, ndabasuhuje muri Kristo Yesu, ni mwene so. Amazina ni Obedi Uwineza ku bantu bageze hano bwa mbere, kugira ngo abasangwa abo turaziranye tumaze kumenyana. Kandi tunabiseguraho ko hari haciyemo agahe tutongeye kubonana. Yego. Bitewe n'impamvu z'ubuzima zigiye zitandukanye n'uburwayi bwa hato na hato, ariko dushimiye Imana ko mu bibaho byose Imana igenda itubashisha uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo dukomeze duhemburane muri Kristo Yesu. Urakoze cyane. Urakoze, Imana igumugisha nawe Obedi. Rero twakwakira mbere y'ibindi byose ukabanza ukadushyira imbere y'Imana kugira ngo twinjire muri no jambo tuyobowe n'Uwiteka. Murakoze. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo kubw'impano y'ijambo ryawe ushaka kugeza kuri twe twese uyu munsi. Yes. Tugushimiye kandi ko wazigamye ubuzima bwacu, ukabuzigamira muri iyi si yanduye, byaduhigaga byari byinshi. Dawidi yaravuze ngo iyo Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko tuvuga none, ahacu ntabwo aba akibukwa. Ariko Imana ihimbazwe ko hari ibigoyi by'uburyo butari bumwe iciye kugira ngo tuboneke ahangaha. Turagushimiye Mana, kandi si twe gusa, na bene data bose badukurikiye kuri iyi cano, ntekereza ko hari byinshi wagiye ukora mu buzima bwabo, ni abagabo bo kubihamya. Turakwinginze rero kubw'uyu mwanya kugira ngo ntaba ari twebwe, ahubwo izina rye ryibonera icyubahiro mu bugingo bwacu n'abatwumva ku bwa Kristo Yesu. Amen. Amen. Urakoze kuduhesha umugisha. Rero nakubwiye ati Evangelist, hari haciyemo igihe kinini so sinzi, mfite amatsiko yo kumva ikintu Imana yagushyize ku mutima. Sibye ko n'uburwayi butari bworoshye, ariko iyo umubiri urwaye ntabwo ubugingo buremba. Ntabwo Imana yabura ikintu ishaka kubwira abantu bayinyuze muri twebwe. Nukuri kose. Uyu munsi ndumva nuzuwemo no kuvuga ku bintu bigera muri bitatu. Yego. Cyangwa se ndifuza kuganira n'abantu badukurikiye ku buryo buri muntu wese tugiye kuganiriza mu iri jambo ry'Imana. Uzakurikira iki kiganiro nyuma yo kucyumva azabasha gusubiza ibi bibazo bitatu. Yego. Amen. Amen. Ikibazo cya mbere nateguye kirabaza ngo ese utuye muri Kristo Yesu? Ndashaka umuntu wese uzumva iki kiganiro azabasha gusubiza icyo kibazo, akamekinga sure ko atuye muri Kristo Yesu cyangwa adatuyeyo. Icyo ni icya mbere. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ese ugeze he ukorana urugendo shuri cyangwa se wigana na Mwuka Wera? Yego. Amen. Amen. Abantu benshi ntabwo bazi yuko hari urugendo umuntu aba akwiye gukorana n'Umwuka Wera. Kandi ni ikibazo umukristo wese yakagombye kuba ari ebo gusubiza mu gihe akibajijwe, agasubiza aho ageze akorana urugendo yigana n'Umwuka Wera. Hanyuma ikibazo cya gatatu ari nacyo tuza gusorezaho kirabaza ngo ese wemera gusiga byose ku bwa Kristo? Yego. Ni icyo kibazo cya gatatu tuza gusorezaho. Sinzi rero niba mwanyemerera kugira ngo tuze gutangira tubivuga. Urakoze cyane. Turumva nyine ni byinshi duhishiwe, ariko mu gihe cyo kugira ngo umwanya utaza kutubana mukeya no kuri turakwakiriye. Murakoze cyane. Kadusome ijambo ry'Imana. Ndashaka ko tuza gusoma ahantu hagera muri hatatu.
turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 ku murongo wa 4. Kambanze mpasome. Bibiliya iravuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Iryo ni irya mbere. Kabiri dusome Yohana n'ubundi 14:25. Bibiliya iravuze ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe. 26 ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Ijambo rya gatatu turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ku gice cya 9 ku murongo wa 23, naho katuhasome. Bibiliya iravuze ngo abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi, narimbuza ubugingo bwe cyangwa nabwakwaho indishyi? Amen. Imana ishimwe. Ese utuye muri Kristo Yesu? Icyo ni ikibazo cya mbere. Cya kabiri navuze tuza kuvugaho, kirabaza ngo ese ugeze he ukorana urugendo shuri cyangwa se wigana na Mwuka Wera? Icya gatatu, ese wemera gusiga byose ku bwa Kristo? Kaduhere ku kibazo cya mbere kibaza ngo ese utuye muri Kristo Yesu? Kugira ngo umenye neza ko utuye muri Kristo Yesu, ntabwo ushobora kumenya ko utuye ahantu utahazi. Bisaba kubanza kumenya aho hantu ahariho. Amen. Amen. Wakibaza ngo muri Yesu ni hehe? Muri Kristo Yesu ni hehe? Muribuka ijambo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana 15 ku murongo wa 4. Yesu aravuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ritagumye mu muzabibu, ngo niko natwe tutabibasha tutagumye muri Kristo Yesu. Wakibaza ngo muri Kristo Yesu aho ngaho nyine Yesu ashaka ko tuguma ni hehe? Ni hantu ki? Hameze hati? Amen. Amen. Muri Yesu ni haleluya. Amen. Ubundi muri Yesu ni mu kwera kw'Imana. Muri Yesu ni mu kubaho kwayo. Yesu ashimwe. Amen. Ndaza gutanga reference tugenda dusoma buri uko dusoma Bibiliya, nko mu ngobyi ya Edeni kadufatireyo urugero. Ingobyi ya Edeni yari simbolo. Yari simbolo yo muri Yesu. Cyari ikirango kigaragaza muri Yesu. Bisobanuye muri Edeni hari harimo ubuzima. Hari harimo ibintu byose umuntu hatuye yakenera kugira ngo yumve ko ubuzima bwe butekanye bumeze neza. Kabiri, Edeni yari ifite amategeko ayigenga. Yari ifite amategeko yemerera uyituyemo kugira ibyo ayikoreramo byemewe n'ayo mategeko. Ariko kandi ikagira n'andi mategeko yima uburenganzira bwo gukoreramo ibindi bitemerwa nayo. Nari mvuze ngo ubuzima bwo muri Edeni cyari ikirango kigaragaza muri Kristo Yesu. Ibyo rero bihura biti. Birasobanuye ngo muri Kristo Yesu ni heza, hari ubuzima ku bantu tuhatuye. Ariko kandi hari n'amategeko agenga abaturage baho, abakristo. Yesu ashimwe. Amen. Biravuze ngo muri Kristo Yesu habamo ntibavuga bavuga. Yego. Habamo ntibanywa banywa. Yego. Ndibutsa abakristo ko ibyo kunywa byose Burarirwa isohora ntabwo bemerewe kubinywa. Muri Kristo Yesu habamo ntibambara bambara. Ntabwo ari design zose z'abadizayina b'imyenda abakristo twemerewe kwambara. Yego. Muri Kristo Yesu habamo ntibakora bakora. Nk'uko muri Edeni hari amategeko avuga ngo ibi ntibiribwa biriya biraribwa.
na niko muri Kristo Yesu ari ibikorerwamo, ariko kandi hakaba n'ibibuzanyijwe gukorerwamo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Reference ya kabiri katuyifatire ku mugabo witwa Mose. Mose ku rutare rw'Imana, muzabisanga mu gitabo cyo kuva ku gice cya 33 ku murongo wa 21 gukomeza. Mose ku rutare rw'Imana, umunsi Imana ishaka kumwiyereka, Mose icyo gihe yari simbolo, yari ikirango cy'umwifato w'umukristo utuye mu kubaho kw'Imana. Umwifato Mose yagiriye ku rutare wapresantaga umwifato umukristo utuye mu kubaho kw'Imana cyangwa muri Kristo Yesu mu kwera kw'Imana akwiye kuhagirira. Yesu ashimwe. Amen. Imana uwo munsi yahaye Mose kondisiyo, iramubwira ngo icyo ngusaba, hariho ahantu bugufi bwanjye, urahasanga urutare uruhagarareho. Amen. Amen. Nanjye ndagutwikiriza ikiganza cyanjye, hanyuma nkunyureho ujye wabona ubwiza bwanjye. Yesu ashimwe. Amen. Biravuze ngo Mose uvuganye n'Imana afite kondisiyo yo kutajarajara ku rutare hirya no hino, cyangwa ngo aruveho agira ahandi ajye. Ibyo arabibujijwe rwose. Niyubahiriza kondisiyo yo kuguma mu mwanya Imana yamutegetse guhagararamo, birasobanuye ngo nibwo yemerewe kuza kubona ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Hari umwifato usabwa abakristo batuye mu kubaho kw'Imana. Yego. Reference ya gatatu cyangwa se urugero rwa gatatu, katurufatire kuri mu gitabo cya Rusi ahumba mu mirima yo kwa Bowazi. Yego. Rusi ahumba mu mirima yo kwa Bowazi, iriya yari simbolo y'ubushake bw'Imana ku muntu wifuza gutura mu kubaho kwayo. Cyari ikirango kitugaragariza ukuntu Imana ishaka umuntu utuye mu kubaho kwayo no mu kwera kwayo, cyangwa se muri Kristo Yesu. Nibwo ubundi uyu muntu Imana imwifuza. Ni umuntu ukwiye kwitwara gute? Ni umuntu ukwiye kugira uwuhe mwifato umuntu utuye mu kubaho kw'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Bowazi yahaye Rusi kondisiyo zigera muri 5 kugira ngo yemererwe guhumba mu mirima yiwe. Amen. Amen. Kondisiyo ya mbere yaramubwiye ngo ntukajye ujya mu murima w'undi muntu keretse uyu nguyu wanjye. Yego. Ariko narasobanura ibyizi kondisiyo zigera muri 5, ndagira ngo nibutse abantu ko iki gitabo cya Rusi, nkunda kuvuga ngo Bibiliya ntabwo yanditse mu Kinyarwanda, nta nubwo iri mu Cyongereza cyangwa mu zindi ndimi. Ni ururimi rw'Umwuka Wera kandi rwumvwa n'umwana w'ubugingo ufite amatwi ya mwuka. Biravuze ngo kugira ngo usobanukirwe ibintu Imana ivuganye na Yohana akabyandika mu butumwa bwiza, bigusaba kwimuka mu kirere cy'umubiri gisanzwe cy'abantu dutuyemo, ukazamuka mu rwego rw'umwuka ukicara mu kirere Yohana Imana yari yamwicajemo, yandika ibyo Imana yamuhaye. Nibwo Imana ivugana nawe mu byo yanditse ukumva icyo yari ishatse kuvuga. Yego. Hanyuma ubundi Rusi ni simbolo ni apresenta muri Bible, apresenta itorero ryo ku mugoroba w'isi. Kuko yahumbaga mu mirima ya Bowazi. Bowazi apresenta Kristo Yesu. Niwe nyiri uyu murima witwa itorero. Amen. Amen. Kubera iki Rusi yabaye uhumba nta busarura, ahubwo akajya ahumba akurikiye abasaruzi, agenda inyuma yabo. Yego. Nuko nari mbabwiye ngo apresenta itorero ryo ku mugoroba w'isi aribo batwebwe. Aba basaruzi Bibiliya ivuga mu gitabo cya Rusi ni itorero ry'intumwa rya ba Petero na ba Yohana mu gihe cya Kristo. Hanyuma Rusi aradupresenta yitwa uhumba bitewe nuko nyuma yacu, murabizi ko yo bamaze guhumba nta kiba gisigaye mu murima. Nyuma yacu, nyuma y'iri torero ryo mu gihe cyacu cya none cyo ku mugoroba w'isi, nta rindi torero rihari. Yego.
amen. Amen. Kondisiyo rero eshanu Bowazi yahaye Rusi, cyangwa se kondisiyo eshanu Kristo ahaye itorero ryo ku mugoroba w'isi kugira ngo riture mu kubaho kw'Imana no muri Kristo Yesu no mu kwera kwayo. Amen. Amen. Iya mbere iravuga ngo ntukajye ujya mu murima w'undi muntu. Amen. Amen. Bisobanuye iki? Biravuze ngo Imana mu kwifuza kwayo, mu bushake bwayo, wowe mu Kristo utwumva kuri iyi channel ya Gospel Hub, Yego. Imana ntiyifuza kukubona wayibangikanyije n'ibindi. Hallelujah. Amen. Ngo ibyo ngibyo wayibangikanyije nayo aba ari byo uha umwanya wawe n'umutima wawe. Ntabwo ukwiye kujya ujya mu murima wundi. Imana ishaka ko amarangamutima yawe aba ari mu Mana. Ntabwo yifuza, yego, Imana ishaka umuntu utayibangikanya n'izindi mana, utayibangikanya n'indi myizerere, n'indi myumvire itandukanye n'ubushake bwo muri Kristo Yesu. Yego. Kondisiyo ya kabiri Bowazi yahaye Rusi, ari nayo Yesu aduhaye nk'itorero ryo ku mugoroba w'isi, yaramubwiye ngo ugume hano. Ujye uguma hano. Bisobanuye iki? Hallelujah. Amen. Birasobanuye ngo kuguma hano Yesu ashaka ku bantu batuye mu kubaho kw'Imana nta kindi bisobanuye. Biravuze ngo Imana ikeneye presence y'umukristo ihoraho. Nta kugaragaza imitima. Yego. Ntabwo Imana yifuza Robert ubonetse mu maso yayo uyu munsi ngo ejo abe atagihari. Yego. Ntabwo Imana yifuza Obedi ukijijwe ku wa mbere ngo ku wa kabiri abe yabaye umupagani. Yego. Imana ikeneye umukristo unyuzwe no kuba mu buzima bwa gikristo mu buryo buhoraho. Yego. Hallelujah. Amen. Ujye uguma hano. Yesu ashimwe. Amen. Kondisiyo ya gatatu yaramubwiye ngo ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Amen. Amen. Bivuze iki? Ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Biravuze ngo Imana yishimira kubona uruhare rwawe, Imana yishimira kubona uruhare rwanjye nawe mu murimo wayo dufatikanya n'abandi. Hallelujah. Amen. Bibiliya iravuga ngo ufatikanya n'abazima bafite ubwenge nyakuri. Imana irifuza kubona uruhare rwawe, wowe utwumva uri mu murimo wayo. Roba, dufite abantu benshi bakijijwe, bakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ariko akumva we ntiyajya muri korali, akumva ntabwo yajya mu bintu byo kuvuga ijambo ry'Imana, akumva nyine ntihagire umurimo n'umwe wo mu itorero usanga uyu muntu akora. Juste we akatendinga mu materaniro akumva ko bihagije. Ariko ntabwo ari byo. Ndagira nibutsa abantu badukurikiye kuri Gospel Hub yuko umunsi wakira Kristo ukamwemera nk'umukiza n'umwami w'ubugingo bwawe, wari wakiriye umuhamagaro witwa ivugabutumwa, evangelism. Burya nawe uri umuvugabutumwa. Umuntu wese wakire Kristo Yesu ahava akagera. Ndagira ngo twibukiranye indirimbo ivuga ngo nubwo utazigushomoka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu babarira. Umva noneho ahantu evangelism izira, agace gakurikiraho karavuga ngo ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, ngo ni ukumwinginge ngo agufashe, uti mwami nyigisha. Umuntu wese ahava akagera wemeye Kristo akamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ni umubwirizabutumwa. Uwo muhamagaro nawe uri ku buzima bwawe. Hallelujah. Imana ishimwe. Ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Imana ikeneye uruhare rwawe mu murimo wayo. Yesu ashimwe. Amen. Kondisiyo ya kane Bowazi yahaye Rusi
yaramubwiye ngo ujye uhanga amaso mu murima basaruramo abasaruzi ubakurikire. Yego. Haleluya. Amen. Ujye uhanga amaso mu murima abasaruzi basaruramo ubakurikire. Yesu ashimwe. Amen. Bivuze iki? Birasobanuye ngo Imana, aya ni amarenga y'umwuka wera, asobanuye ngo Imana irashaka ko ugera ikirenge mu cy'umuntu wakubyaje ubutumwa muri Kristo Yesu. Niba ngewe narakubyaje ubutumwa, wabona imbuto zanjye ugakizwa. Imana ishaka ko ugera ikirenge mu cyanjye. Amen. Amen. Nawe ukerera abandi imbuto bagakizwa kubw'imbuto zawe weza. Yego. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Muri hangana ndarwaye, ariko turaguma Barakira mu izina dukomeze mu izina rya Yesu. Amen. Kondisiyo ya gatanu nsoza, ibya kondisiyo Bowazi yahaye Rusi, iravuga ngo uko ugize inyota ujye ujya ku bibindi umwe ku y'abahungu bavomye. Haleluya. Amen. Bowazi yahaye Rusi kondisiyo agera ku rwego amubuza kujya kunywa andi mazi ayo ari yo yose, keretse ay'abahungu ba Bowazi bagize gute bavomye. Nababwiye ngo Bowazi mu gitabo cya Rusi ashushanya Kristo. Abahungu ba Kristo batuvomye amazi ni bande? Ku rwego Yesu adashaka ko twebwe abo ku mugoroba w'isi, itoro ryo ku mugoroba w'isi, tutajya kunywera ku bindi bibindi by'amazi bitari ibibindi byavomwe n'abahungu ba Kristo. Amen. Amen. Muzi abari bo? Petero yaratuvomeye mu butumwa bwiza. Yohana burya yaravomye barabyandika. Ba Paulo mu nzandiko bari barimo baravoma. Haleluya. Yandikira ba Timoteyo, yandikira ba Filimoni, yandikira ba Tito, yandikira benshi batandukanye. Ariya n'amazi ni ibibindi bavomye. Yesu aravuze ngo ntabwo twemerewe kujya kunywera ku bindi bibindi keretse ibyo abahungu bavomye. Nta yandi mazi twemerewe keretse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Baratuvomeye bene data. Ntabwo Imana yifuza ko umukristo wayo agwa umwuma kandi afite Bibiliya. Ikibabaje ni iki? Dufite abantu batunze Bibiliya ariko Bibiliya zidatunze. Yego. Dufite abantu bazitwara bagiye gusenga ariko bo zidatwara ubuzima bwabo bwa buri munsi. Imana idutabare. Buri uko ugize inyota ntuzajya ahandi ngo ugiye kunywa amazi. Jya ugenda ku bibindi umwe ku y'abahungu bavomye. Torero, ntabwo twemerewe kwicwa n'umwuma. Ba Petero baratuvomye tukabyandikirwa muri Bibiliya. Ba Yohana baravomye bavoma muri Kristo Yesu barabitwandikira. N'abandi benshi Bibiliya yuzuyemo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iravuga ngo ibyakozwe na Yesu byose n'ibyo yavuze byakandikwa mu isi Bibiliya zaza, ntabwo twabona aho tuzikwiza. Amen. Amen. Wakibaza ngo rero ni ryari umuntu atura mu kubaho kw'Imana? Dusobanuye muri Kristo Yesu ahariho. Ubu ndabizi ko abadukurikiye bamaje ikibazo cya mbere bakiboneye igisubizo. Ese utuye muri Kristo Yesu? Gira ngo wakiboneye igisubizo. Ubibajijwe uyu mwanya nzi ko wabasha gusubiza bitewe n'ibyo wumvise. Amen. Amen. Rero ni ryari umuntu atura mu kubaho kw'Imana cyangwa atura muri Kristo Yesu? Amen. Amen. Iyo yihannye ibyaha, iyo yakire Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Yego. Mu byakozwe n'intumwa ku gice cya 3 guhera ku murongo wa 16 kumanuka, Bibiliya iravuga ngo nuko mwihana ibyaha byanyu, ngo nimurangiza muhindukire. N'igihe umwuka wera yari amaze kumanuka, abanyamahanga b'abanyadini babaga i Yerusalemu babaza Petero yuzuye umwuka wera amaze kubahamiriza ko batasinze. Baramubaza ngo none bene data twebwe dukora iki ngo natwe dukire? Arababwira ngo nuko mwihana ibyaha byanyu, nimurangiza muhindukire kugira ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu ibone uko imanuka iva ku mwami Imana mu ijuru. Amen. Umuntu atura muri Kristo Yesu iyo yihannye ibyaha akemera kurekura umunezero n'inyungu bibonerwa
mu byaha. Mm. Iyi niyo forumire yo gukiranuka. Mm. Forumire yo gukiranuka, forumire y'agakiza, ni ukwemera kurekura umunezero n'inyungu waboneraga mu cyaha. Yego. Amen. Amen. Kabiri, umuntu aguma gutura mu kubaho kw'Imana cyangwa se muri Kristo Yesu iyo akunda kubana neza n'Imana. Mm. Amen. Amen. Nimusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ku gice cya 15 ku murongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo iyo nta cyaha dufite turatinyuka imbere y'Imana. Ariko wakibaza ngo iyo dufite icyaha bigenda biti? Turatinya tugahinda imishyitsi. Mm. Amen. Amen. Rero niwitoza kubana neza n'Imana uzaguma uture mu kubaho kwayo. Haleluya. Amen. Iyo dusomye mu butumwa bwiza kandi Yohana 15 ku murongo w'10, Bibiliya iravuga ngo nimwitondera amategeko yanjye, ni Yesu wabivuze, muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Amen. Amen. Hano iyo mpageze ku kintu cyo kwitondera amategeko ya Kristo kugira tugume mu kubaho kw'Imana, mpita mbaza abakristo badukurikiye kino kibazo Roba. Ubundi mutekereza ko amategeko Kristo adusaba kwitondera ari ayahe? Yego. Wowe mu ruhande rwawe, wowe dukurikiye, ni ayahe mategeko utekereza ko Kristo adusaba kwitondera? Ko Bibiliya iravuze ngo nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Yego. Mutekereza ko amategeko Yesu adusaba kwitondera ari ayahe kugira tugume mu kubaho kw'Imana? Amen. Amen. Ese mutekereza ko ari ntukagire izindi mana mu maso yawe? Ese mutekereza ko ari ntukiremere ibishushanyo bibajwe? Ese mutekereza yuko ari itegeko rivuga ngo ntukavugire ubusa izina ryanjye? Ese mutekereza yuko ari itegeko rivuga ngo uzirikane kweza umunsi w'isabato? Bene data, ese mutekereza ko amategeko Yesu adusaba kwitondera ari wubahe so na nyoko byonyine? Mutekereza ko ari ntukice, ntugasambane? Mutekereza yuko ari ntukibe? Ni ayahe mategeko Yesu adusaba kwitondera kugira tugume gutura mu kubaho kw'Imana? Mutekereza ko ari itegeko ritubuza gushyira ibinyoma imbere ya bagenzi bacu? Mutekereza ko ari itegeko rivuga ngo ntukifuze ikintu cyose cya mugenzi wawe? Mutekereza ko ari itegeko Yesu yavuze ngo ukunde Uwiteka n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose byonyine? Mutekereza yuko amategeko Yesu adusaba kwitondera kugira tugume kuba mu kubaho kw'Imana tuhagume ari itegeko rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda? Ayo yose mvuze mutekereza ko ari ibyo gusa? Oya, amategeko y'Imana arenzayo. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndabizi nsharenjinze abantu benshi badukurikiye, ariko katwifashishe ibyanditswe byera. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ku gice cya 14 ku murongo wa 25, muri hangana mpasome. Bibiliya iravuze ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe. Ni Yesu wabivugaga abwira intumwa, arazibwira ngo ibyo byose mwumvise mbabwiye mbibabwiye nkiri kumwe namwe. Ako kajambo ugatekerezeho. Yego. Mbibabwiye nkiri kumwe namwe birasobanuye ngo mbabwiye ibingana n'umwanya twari dufitanye. Yego. Ariko iyo tukirushaho kuba dufitanye umwanya munini, mbabwiye ibirenze ibyo nababwiye. Nicyo bisobanuye. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe. Ni nkawe akavuze ngo mbabwiye ibingana n'umwanya nari mfitanye namwe. Ariko bidakuyeho ko iyo tuba dufitanye umwanya munini uruta uwo twari dufitanye, mba nkomeje kubabwira n'ibindi. Amen. Amen. Noneho bakadusome munsi ku murongo wa 26 w'iki gice cya 14 mu butumwa bwiza bwa Yohana, wumva ukuntu havuga. Bibiliya iravuga ngo ariko umufasha, urabyumva? Ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose.
haleluya. amen. Iri jambo ndarikunze. Ngo umufasha data azatuma mu izina ryanjye ari we Mwuka Wera, niwe uzatwigisha ngo byose. azatwigisha byose. Mwibuke rya rindi tuvuze, ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, mbabwiye ibingana n'umwanya twari tugize gute dufitanye. Ariko umufasha ari we Mwuka Wera data azatuma mu izina ryanjye azabigisha byose. Muzi ikintu bivuze? Haleluya. Hari byinshi. Hirya aravuze ngo abibutse n'ibyo nababwiye byose. Muzi ikintu bisobanuye? Birasobanuye ngo ibyo ntaboneye umwanya ngo mbibabwire kuko mfitanye namwe agahe gato, hari undi uzoherezwa kugira ngo abibabwire. Yego. Kandi biravuze ngo uwo nguwo uzoherezwa we ntabwo azaba afite akanya gato nk'ako mfite, muzaba mufitanye umwanya munini, azabigisha byose. Amen. Mwuka Wera, Mwuka Wera, cyangwa mwene data Mwuka Wera akagusura akakwigisha byose. Hano ngiye kuhavuga ibintu bikomeye. Mwuka Wera azatwigisha byose. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye. Haleluya. Amen. Bene data, hari ibintu munyumve neza, hari ibintu byinshi bitari mu bushake bw'Imana. Hano ndi kuganira n'itorero ryo mu ibanga. Hano ndi kuganira n'umuntu ufite amatwi ya Mwuka Wera, umwana w'ubugingo. Bene data, hari ibintu byinshi bitari mu bushake bw'Imana. Idini usengeramo ubarizwamo ritazigera na rimwe rikubuza gukora. Famiye uvukamo itazigera na rimwe ikubuza gukora. Yesu ashimwe. Ahubwo idini rikagushyigikira muri byo, n'umuryango ubwawe uvukamo ukaguha kuraje, ntubikubuze, kandi bitari mu bushake bw'Imana. Amen. Ikibabaje, wasoma no muri Bibiliya ugasanga nta hantu Bibiliya yigeze bitungaho urutoki ngo ibivuge. Nari mvuze ngo hari ibintu byinshi bitari mu bushake bw'Imana. Idini usengeramo, famiye uvukamo na Bibiliya bitazigera bikubuza, kandi ibyo bintu bitari mu bushake bw'Imana. Ahubwo idini ubarizwamo rikaguha umurindi, rikagutiza umurindi wo kubibamo no kubikora, kandi bitari mu bushake bw'Imana. Yego. Imana idutabare. Amen. Muzi impamvu? Nuko Yesu yari afite igihe gitoya, ntabwo yabonye umwanya wo kubitubwira byose. Hari byinshi. Ntabwo yabonye umwanya, hari byinshi. Ariko ngo umufasha ari we Mwuka Wera, uwo data Imana azatuma mu izina rya Yesu, ngo azatwigisha byose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Birasobanuye ngo Mwuka Wera azakubuza iby'idini ubarizwamo ritigeze rikubuza gukora, ariko bitari mu bushake bwe. Yego. Mwuka Wera azakwigisha ibyo ukwiye gukora iwanyu batigeze bakwigisha, akubuze n'ibyo udakwiye gukora iwanyu batigeze bakubuza gukora. Yego. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Katugaruke. Wenda ni byiza ko ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko cya Bibiliya, mu mategeko ya Mose utigeze ubikora, kuko wahuye n'ayo mategeko arabikubuza, umenya ko ari ibyaha. Ariko se nibyo mu mategeko y'Umwuka Wera uba muri wowe, Mwuka Wera yakubujije nabyo wirinze kubikora? Roba, wenda si nibye, sinasambanye, si bya bindi byose twavuze. Ariko se n'amategeko y'Umwuka Wera aba mu bugingo bwanjye? Haleluya. Bibiliya iravuga ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ku itegeko ry'icyaha n'urupfu. Imana ishimwe. Ese amategeko Umwuka Wera gutegekera mu bugingo bwawe nayo urayubahiriza? Bya bindi Mwuka Wera kubuza gukora nabyo witondera kubikora cyangwa ubirengaho? Nta bintu ujya gukora ukumva Umwuka Wera uri muri warakubuje akubwira ngo sigaho. Cyane. Yesu ashimwe. Amen.
haleluya. Amen. Yesu rero avuze imimaro ibiri ikomeye Mwuka Wera azatumarira. Icya mbere avuze ngo azatwigisha byose. Amen. Amen. Icya kabiri ngo azatwibutsa n'ibyo Yesu yasize atubwiye byose. Haleluya. Amen. Yesu ni nkaho yakavuze ngo iyo ngira umwanya, ibyo mbabwiye bingana n'umwanya twari dufitanye. Ni nkaho yakavuze ngo iyo ngira umwanya nakabigishije ibyo mukwiye kujya muvuga n'ibidakwiye kujya biboneka mu kanwa kanyu. Iyo ngira umwanya nakabigishije ibyo mukwiye kujya munywa n'ibyo mudakwiye kujya mukoza mu kanwa. Iyo ngira umwanya nakabigishije ibyo mukwiye kujya mwambara n'ibidakwiye kubagira ku mubiri. Iyo ngira umwanya nakabigishije ibikorwa mukwiye kujya mukora n'ibyo mudakwiye kujya mukora. Ariko ikibazo, nta mwanya mfite, umwanya wanshiranye. Ariko Imana ishimwe, aravuze ngo Mwuka Wera azabigisha byose nagakwiye kuba mbigishije. Amen. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ndafashijwe. Amen. Ndumva nkunze Mwuka Wera. Ukuri. Amen. Amen. Biravuze ngo Mwuka Wera ni umwigisha mwiza. Mwuka Wera ajya yigisha umuntu ikinyabupfura ntacyo yagiraga akakigira. Yego. Mwuka Wera yigisha umuntu kwambara neza nk'uko bikwiriye abana b'Imana. Yego. Mwuka Wera ajya afata umutima wapfuye, umuntu wapfuye mu marangamutima, akongera akamuzura, umuntu akongera kugira amarangamutima mazima, ubu umuntu bukagaruka mu muntu. Amen. Amen. Mwuka Wera, wifurije gutunga Mwuka Wera kandi ukamwumvira. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ese utuye muri Kristo Yesu? Ese ugeze he wigana na Mwuka Wera? Icya kabiri ndumva nacyo tukibajije umuntu wese ukurikiye iki kiganiro yabasha gusubiza aho ageranye na Mwuka Wera, bakorana urugendo shuri, bigana, yemera gutsindwa na Mwuka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Icyanyuma, ese wemera gusiga byose ku bwa Kristo? Imana ishimwe. Amen. Twibukiranye ijambo twavuze twaganiriyeho bwa mbere riravuga ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Muri Kristo Yesu twahabonye. Ese ni ibiki Yesu ashaka ko umuntu asiga? Yego. Muri Kristo Yesu twahabonye. Ni mu kwera kw'Imana, ni mu kubaho kw'Imana. Twatanze n'ingero. Noneho Bibiliya yavuze ngo mugume muri nge. Ako ni agace kamwe. Agace ka kabiri karavuga ngo nanjye ngume muri mwe. Noneho aho muri twebwe Roba, Yesu yifuza kuguma. Ni ahantu hameze gute? Muri wowe udukurikiye, muri njyewe bibabwira, ni ahantu hasa gute? Hameze hate? Ni hehe? Ni ibihe biharanga? Katwifashishe ijambo rihita ribisobanura directly mu Bagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 19. Bibiliya iravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Ubu ngiye gusobanura ahantu Yesu yifuza guturaho muri twe. Ibintu bisanzwe bihatuye mbere yuko Yesu ahatura. Yego. Amen. Amen. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice. Aho niho muri nge, aho niho muri wowe, aho niho muri kamere, niho mu muntu. Nta cyiza kitubamo, ariko ikintu nshimira Yesu. Haleluya. Amen. Yesu yemera kuza gutura ahantu hasa gutyo. Imana ishimwe. Hari akarimbo Roba najyaga nkunda, nuko nta mpano yo kuririmba ugira nawe byakugoye nkanjye. Kavuga ngo urihe mwana w'umuntu, urahamagarwa, uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo, umva
arabaza mwana w'umuntu uri hehe, yewe umva imirindi y'Uwiteka aragushaka. Mwihangane tubirimbye uko tubizi, ariko mu muntu naho nta cyiza kibamo. Ese wemera gusiga byose ku bwa Kristo? Yesu yihanganira gutura ahantu hari hasanzwe hatuye ibyo. Kambahereze referanse y'ibintu mujya musoma ariko ntimumenye icyo bisobanuye. Iyo dusomye Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yohana, umunsi umwe Yesu yagiye gusura urusengero rw'i Yerusalemu. Agezeyo atungurwa no gusanga bahavunjira ifeza, bakahatundira inuma n'imfizi n'inka. Barahagize iguriro, kandi hari mu rusengero mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka. Azinga umwitero nk'ikiboko, asandaza ifeza, asesa byose bahatundiraga, arabasohora mu rusengero. Arabwira ngo ni gute mwafashe inzu ya data mukayihindura isenga y'abambuzi, mukayihindura iguriro. Amen. Mwene data, urusengero rwa mbere Bibiliya ishaka ko wumva ni wowe ubwawe. Uri inzu y'Imana muri Kristo Yesu. Haleluya. Biravuze ngo ibi byose tuvuze ari byo mirimo ya kamere bisanzwe bituye mu muntu, ariko Yesu yaje ajya bizingira ikiboko akabisohora akabyirukana. Yesu yageze mu muntu yirukana ubusambanyi, Yesu yageze mu muntu yirukana ubujura, Yesu yageze mu muntu yirukana ishyari, Yesu yageze mu muntu yirukana intonganya, Yesu yageze mu muntu yirukana urwango, Yesu yageze mu muntu ingeso zose za kamere arazirukana, agasigara atuyemo wenyine. Ese wemera gusiga byose ku bwa Kristo? Haleluya. Amen. Ndumva nsoje dusubije ibibazo bitatu. Icya mbere cyavuga guti se muri Kristo Yesu nihe? Ndumva wagisubiza niba dukurikiye neza. Icya kabiri cyavugaga uti ese ugeze he ukorana urugendo shuri cyangwa se wigana na Mwuka Wera? Wemera gutsindwa na Mwuka? Nacyo ndumva wagisubiza wadukurikiye kuva ikiganiro gitangiye. Icya gatatu cyavugaga uti nicyo dusorejeho kibaza giti ese wemera gusiga byose ku bwa Kristo? Amen. Kansoreze ku ijambo rivuga ngo ni ijambo Yesu yavuze, aravuga ngo umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikoreye umusaraba w'iminsi yose, narangiza nkurikire. Yesu ashaka gufata urugendo ukikorera kamere yawe nk'umusaraba wawe. Golgota yo mu isi y'umwuka iracyahari kandi iracyariho umusaraba Kristo atazongera kubambwaho, ahubwo utegereje ko uwuzanaho kamere yawe ngo abe ariyo ubamba kuri uwo musaraba. Amen. N'irari ryayo n'ibyifuzo byayo. Bibiliya iravuga ngo aba Kristo Yesu babambanye kamere n'irari n'iruba byayo ku musaraba. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Urumva ko nubwo maze iminsi ndwaye ariko ubugingo ni buzima. Imana ibahe umugisha. Turabakunda cyane. Mujye mwibuka gukora subscribe. Nimuhemburwa na Kristo binyuze muri twebwe, mujye mudukunda mutwereke urukundo rwanyu muri Kristo Yesu, mukore saboni. Amen. Kandi mujye mubisangiza n'abandi. Turagushimiye no kuri turariye kandi wongeye gutuma imitima yacu yongera kunezerwa. Murakoze cyane. Rero hari watubwiye ngo hari ikibazo mu gitoya nyine nari mfite gatoya ngo nyine kwigishwa nyine ntabwo byose Kristo yasize bitubwiye, ngo hari ibyo Mwuka Wera azagenda abasha kuba nyine yatwungura uko bukeye n'uko bwije. Yego. Sasa hari bivuze ngo nyine hari ibyo we wakora. Hari umuntu ufite ikibazo kigira giti wowe hari icyo wakora, wewe kuri wowe ni kiba ari icyaha, ariko kuri ngiye nkumva nyine ni icyaha. Kandi Kristo turaba Kristo. Yego. Nibyo koko wacyumvishe neza kumva. Nibyo koko ko weho ikintu ushaka kugikora, urugero nambara imyenda runaka, kuri wowe urumva ni ibiri flexible, kuri wowe nta kibazo ufite kuko nyine ntacyo Mwuka akubwiraho cyangwa se bitewe na level uriho. Yego. Wowe hakaba ari indi level uriho ku buryo iyo myenda bayikubuza kandi ukumva ushaka kuyambara, wowe ariko ukumva ko iyo myenda bayikubujije. Yego. Aho hantu hadasobanuye gato.
mu minota mikeya cyane. Ndahera kuri doctrine z'idini abantu babarizwamo runaka. Yego. Niba idini ubamo hari imyambarire ryemera, yego, idini ni nk'umugore. Iyo umugabo n'umugore babana bose ari bazima bakiriho, umugore aba aziritswe ku mategeko y'umugabo, n'umugabo aziritswe ku y'umugore. Amen. Bibiliya iravuga ngo keretse y'umwe muri bapfuye niho wa wundi usigaye aba ahambuwe ku mategeko y'uwapfuye. Rero n'idini ni nk'umugore. Mu gihe cyose uba mu idini rikwemerera kwambara ibintu runaka, ni itegeko ko ubyambara. Ariko tugarutse mu buryo bw'umwuka, hari ibintu idini nabivuze rizakwemerera gukora, umwuka wera akabikwangira ko atuye muri wowe. Rero hari amategeko atazahabwa abantu bayahawe n'idini babarizwamo, bakayahabwa bayahawe n'umwuka wera. Ukabona umuntu asengera ahantu bemera gusuka, bemera kwimakiya bakishyiraho ya mirimbo yose yo ku mubiri, bemera gupfumura amatwi n'amazuru n'ururimi washaka ugapfumura, bemera kwambara muri bwa buryo bwose tuzi. Ariko kuko umwuka wera atuye muri we, kandi umwuka wera arenze amategeko y'idini n'imyemerere yayo, akakubuza ibyo bintu byose, ukahaba wambaye wikwije, udasutse, udapfumuye amatwi, nta kintu na kimwe kigaragaza ko uri uwaho, kandi ntibikubuze kuba uwaho, ariko kandi ukubahiriza amategeko y'umwuka wera mu mutima wawe. Yego. Amen. Urakoze cyane. Rero icyo navuga aho ngaho ni icyo, ni uko abantu bumvira umwuka wera kuruta idini. Yego. Petero na ba Yohana bigeze babafata abakuru b'idini n'abanditsi n'abanyarukiko, babata mu kaziga, bababuza kuvuga ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Basubiza buzuye umwuka wera. Petero aterura amagambo aravuga ati, se ikiza ni uko twumvira mwebwe kuruta uko twumvira Imana? Nanjye ndababwiye ngo mwumvire umwuka wera kuruta uko mwumvira amadini mubarizwamo. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ndumva njye n'ibyo wumviye umwuka wera nta kindi. Umwuka wera ni wo w'ingenzi kuruta ibindi bigakurikira. Urakoze kandi Imana iguhe umugisha. Nta bibazo byinshi nateguye, nta bibazo byinshi rwose. Ibyo nateguye byose wabisubije. Wabisubije ni ukuri, kandi umwuka yatuyoboye neza. Rero nshimiye uwabashe kuba bari hano hantu. Ni ukuri nabwiye ati ibi ni ibihoraho. Mwakoze cyane kuba mwabanye natwe. Imana ibamugisha kandi ibafashe mukomeze mubyumve neza, kandi Imana ibamugisha cyane bikomeye. Kadusenge. Dushime Imana kubw'iyi impano iduhaye. Ni deseri nziza cyane. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko uvugiye muri twe bingana n'ibyo washakaga ko itorero ryawe ryumva ku bwa Kristo. Nibigera kuri mwene data, ndakwinginze kugira ngo yunguke kumenya Imana, kandi ahishurirwe ko muri Kristo Yesu ari hagari hagutse cyane, narangiza akora ubushake bw'Imana nk'uko umwuka wera abyemeza ubugingo bwe. Dusabye byose twizeye kuduhemburana na bene data, niko tubasabiye kugira ngo ibibazo bafite mu mibiri, ibibazo biri financially, ibibazo by'uburyo butandukanye, Imana y'amahoro inyuze kugira neza kwayo imbere y'amaso yabo, ibibakuremo ari bazima bashima izina ryayo. Ni ku bwa Kristo Yesu dusabye byose twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ciao ciao.